reka nongere ngo ikaze kuri Level 9 Records, njye unyite Jimmy Pro. Iyi nzu ni Level 9 Records nicayemo nk'uko musanzwe mubimenyereye kuba bizi. Hanyuma niba kandi ari ubwa mbere waba uje ku rubuga rwacu rwa YouTube channel, uhaye ikaze kugira ngo ujye ubona byinshi bikorerwa muri iyi nzu. Paramabwira ko iyi channel ikintu ibereho cyane no kubereka bimwe mu bibera muri iyi nzu, byaba ari byo muri iki gihe turimo cyangwa se n'ibihe byashize, kuko abantu babibaza uburyo twatangiye ibintu uburyo tubikoramo. Niyo gahunda tuba turimo yo kugira ngo tuzaye dukora ibiganiro byerekana neza uko izi gahunda twagiye tuzikora. Uyu munsi nje kuvuga ku kintu kijyanye ni ikibazo abantu bakunda kumbaza kenshi, atese logo yawe ni iyihe, atese kuki ukoresha iyi logo, kuki se izina rya studio rimeze gutya. Ngiye kongera mbivuge no mu buryo burambuye kugira ngo uhora ubyibazaho abashe kubona iyi gisubizo navuga kimunyuze. Icya mbere, logo nkoresha ni igitonyanga. Hari impamvu nyinshi cyane, wenda nasubiramo nkeya zituma nkoresha igitonyanga. Igitonyanga natangiye kugikoresha mu mwaka wa 2008, aho icyo gihe hari mu mpera kuko mwaka wa 2008 nibwo natangiye gukora, navuga mu buryo buri professional, mu buryo bw'umwuga. Ndi no gutegura ikiganiro kizavuga ku ndirimbo ya mbere nakoze igatambuka kuri radio. Hanyuma igitonyanga rero cyavuye ku bintu byinshi, navuga ni nko ku mateka se nanyuragamo, kuko iyi production ntangira kuyikora ntabwo nari mfite umuntu n'umwe unyereka, ntabwo nari mfite umuntu n'umwe unyigisha ibyo nkora, uretse igitabo kimwe cya software imwe nari narabonye, baracyimprima barakimpa, cyari nk'amapaje nka 800. So narasomaga, ariko hari ukuntu usoma ibintu ntandi hantu uri kubireba ntawe ukwereka uko bikora, ugapfa kwirwanaho. Abantu rero benshi bansuraga batandukanye bo mu ngeri zitandukanye zo muri muzika, reka mbivuge gutyo, barebaga ibyo nkora mu rugo muri salon bakavuga ati studio ni nk'igitonyanga mu nyanja. Ovet bakumva ko studio zihari mu Rwanda zari zigeze nko kuri 15 hagati ya 20 na 40. Babona uko nkora mpuzagurika, nta keyboard nari mfite, byose ari suri, nta speaker ntaki, bakavuga ko studio ari nk'igitonyanga mu nyanja. Okay, bikanca intege ku ruhande rumwe, ariko nkavuga ni byanze bikunze kubera ko ibintu mbikunda, igihe kizagera nzabigeraho. Nakoze rero n'umuntu ukunda kumva muzika cyane, azumva ariko wenda ko bavuga igitonyanga mu nyanja, why not nanjye ntazakoresha igitonyanga mu nyanja, ko one day hari igihe cyazageraho kigera. Kwa kundi rero umuntu abakora software, kwa kundi umuntu aba ashakisha utuntu du sound udukino software, nzakugwa ku gitonyanga, navuga ni wi. Ariko mu gutangira numvaga igitonyanga kidahagije. Mboke naragikombiningaga n'utundi tuntu kugira ngo numve ko gifite kime, ariko muri make karakana ko kuvuga ngo aya mateka banyitaga igitonyanga mu nyanja. Nanagize ide cyane nyine nkimara gukora indirimbo ya mbere igatambuka kuri radio, nkumvira avuze, nibwo navuze cya gitonyanga kimwe mu nyanja gishobora kuba igitonyanga mu nyanja y'umuzika kikaworyoshye, nkuko wafata like igitonyanga cya kala runaka ukagishyira mu mazi menshi agahita hindura iyo sura. So ni igitonyanga rero ngo ntabwo kiri igitonyanga mu nyanja, ni igitonyanga gitanga uburyohe bwa muzika, cyangwa se ni igitonyanga gitanga uburyohe mu nyanja ya muzika. Reka tuyifate gutya, ku gitonyanga kizahoraho forever. Reka mbumvishe zimwe mu ndirimbo natangiye nkora, nkoresha iyo combination y'ibintu bitandukanye by'igitonyanga, ariko nyuma nkaza guhitamo ko biguma ari igitonyanga gusa kubwo cyo cyari gihagije. Indirimbo ya mbere nakoreshejemo igitonyanga nababwira cyo kiri gikombininze n'ibindi bintu, ni indirimbo ya Bizashira nayikoranye na Neville the General. Urumva icyo kintu kongera wumve neza. Muceceke dusenge, muceceke dusenge. Nuko indirimbo za mbere zo muri icyo gihe nazitangiraga, nuko nazikoraga hatangiramo icyo kintu. Ni nyinshi kuzishaka nabona ahita nzibona aka kanya, ariko byatangiye ari ikintu kimeze gutyo. Nyuma rero uko umuntu agenda atera imbere, nza kumva ibindi bitangira ari akajagari, mpitamo no kugumisha igitonyanga kimwe gusa cyumutse gitanga uburyohe mu nyanja ya muzika. Nizere ko akantu k'igitonyanga mwaba mugasobanukiwe. Hanyuma ikindi gisigaye, cyangwa se ikindi abantu bakunda kumbaza, ni ikijyanye na logo. Iyi logo uko muri kubibona hano, ni logo nakorewe n'umuntu w'umuhanga cyane, ni logo ya Level 9 Records. Ni Level 9 Records. Ibigize abenshi murabasha kubibona, murabibona. Donc harimo headphones, izi reka tuzite nk'ikisi, na speakers zimwe na zimwe ziba zifite utuntu tumeze gutya. So ni sign ya music. Headphone no kumva, tuyikoresha mu kumva.
ariko muri make iyi level 9 ifite amateka akomeye. Level 9 ikintu cya mbere nayihereyeho nuko namaze imyaka 8 nkora muri celebrity music, benshi murabizi. Hanyuma mu mwaka wa 9 nimo natangiye Level 9 Records iba studio yanjye. Ikindi umubare 9 ntabwo iyi Level 9 cyangwa se 9 ari nk'intera ya cyane nkuko bamwe mu bifata, cyangwa se ari umubare navuga ntarengo ya. Umubare 9 usobanura ibintu byinshi cyane, murakora ubushakashatsi ariko ngenda babwira ibyo nge nashingiyeho ku giti cyanjye. Umubare 9 ngufata nk'umubare ushyitse, nk'umubare wuzuye. Bivuze ngo urugero nk'umuntu, umwana cyangwa se umuntu, reka tuvuge muri rusange umuntu avukira ku mezi 9. Icya kabiri, nshingira ibintu byinshi cyane mu buzima bwanjye, nkunda gushingira ku mibare. Urebye niba ari amafaranga tugiye kubara ni imibare, imyaka tuba dufite ni imibare, gahunda zose tubamo nyinshi cyane muri ubu buzima dushingira ku mibare. So rero kugira ngo twese tumenye kwandika imibare cyangwa se tumenye gusoma, kwandika no kumenya imibare, twahereye kuri 0. Twize guhera kuva kuri 0, twiga uko bandika 1, 2, turazamuka tugera ku mubare 9. So tumaze kumenya kwandika umubare 9, indi mibare yose batubwira cyangwa se indi mibare yose bari kutubwira bari kuwandika, kuko uhita iyo twize kuva kuri 0 kugeza ku 9. So rero ukuntu nize production nahereye kuri 0, ndababwiza ukuri, keretse muri 2010 natangiye gukora nibwo nagiye mpura n'abantu bashobora kuba bamfasha bakanyereka utuntu twibanze, ariko nahereye kuri 0. So numva rero ko kuba naragize ku rwego mbasha gukora indirimbo runaka, nabihuje no kuba n'undi nabasha kumenya kubara kwandika kuva kuri 0 kugeza ku mubare 9. Nyuma y'umubare 9 imibare yose wakwandika cyangwa se imibare yose wakenera kwandika ubu tuyikora bitewe no kuba wagize ku mubare fatizo w'iyindi yose. Bivuze ngo kirero level 9 ntabwo ari level 9 nk'umubare 9 ngo ejo hazaveho level 10 habeho level 11, ni nka infinite. Ni ukuvuga ngo iyi 9 cyangwa se level 9 nyifata nk'inkingi cyangwa se ishingiro ryo kuba nazagera kuri level deja natanye no kuzigeraho. Ntabwo uri kwiyemera kuko kuva muri 2015 na 6 aho ngeze uyu munsi wa none mbona ko ari ahantu heza kandi nkomeza ntera imbere. So 9 rero ntabwo ari umubare nyamubare, ahubwo ni nk'umubare w'ikigereranyo cyangwa se ni umubare ufite igisobanuro kinini cyane, umubare ufite umubare usobanura ikintu cyuzuye. Uvuga ngo rero ahandi nahageze kuri ko ari byo nari maze kuzuza, bimfasha kuba nakomeza kugera ku bindi. Abahanzi nagiye mfasha ni benshi cyane, abahanzi twakoranye, abazi uyu munsi, nuko nagize aho ngira no ntera intambwe ikomeje kandi izakomeza no kugera kure cyane. No mu gihe nazaba ntari hano, hari abazasigara muri level 9. Level 9 izahora ari level 9 ariko atari 9 y'umubare nk'uko buri muntu wese aba abitekereza. Ndumva ari ibisobanuro nari mfite uyu munsi ni ibi. Nkomeza kandi kubifuriza kugubwa neza, nkomeza kubifuriza gukomeza gushyigikira abahanzi, by'umwihariko abantu bakora gakondo nyarwanda, kubera ko hari ukuntu twisanga twagiye mu by'amahanga cyane ngo nibyo bicuruza, nta n'ubibabuje, ariko na gakondo nyarwanda buri iracuruza. Iyo twumvishe itorero nk'urukerereza ryasohokeye u Rwanda rikitwara kandi neza rigacyura ibikombe, si uko baba bagiye kubyina izo njyana z'amahanga gusa, oya, ni injyana zacu gakondo, ni wa muzika wacu gakondo. Kandi nanone n'abagerageza gukora fusion ni byiza, nabyo tuzabivugaho, kuvanga injyana bakazita amazina runaka tuzareba. Ariko icy'ingenzi ni uko twifuza ko ubuhanzi bwacu, umuhanzi nyarwanda atera imbere, ari umukunzi, ari umuhanzi nyarwanda, ari producer, umuntu wese ugira uruhare mu kugira ngo iterambere rya muzika yacu rikomeze kuzamuka. Abo bose tugomba kubashyigikira mu buryo ubwo ari bwo bwose. So stay in touch, unyite Jimmy Pro, ni muri Level 9 Records. Igitekerezo cyangwa se inama cyangwa se icyifuzo wagira ugishyire muri comment, hanyuma tujye tuganira dukomeza gushyigikira muzika yacu nyarwanda. Ciao, ndabakunda cyane. Jimmy, komeza ubaye ku ngoma z'iwacu, right?